nujya kugisha one stop center inama uzaba wageze mu rwego yego kandi urwego rukora akazi rushinzwe nicyo rubereyeho cyane rero wijya gukinisha inzego ngo wumve ko icyo wagiye kubabwira uyu munsi ejo uzaza ukagihinduza kandi wagiye ubabaye s'il vous plaît niba ucya mu gitondo wigenda ubabwira ngo noneho ndi guseka none uri kubakinisha icyakubabaje turamanza tugikureho yego ngiye no kwereka umuntu wabibonye yuko wanteye icyuma cyagisebe ko cyakize hariho inkovu iyi nkovu iracyagaragaza ko wanteye icyuma reka tuvuga ko n'inkovu yasibanganye ariko wigeze kunyereka ko watewe icyuma yego ni gute se uyu muntu waguteye icyuma ntakomeza kumazana ku bundi wakimuteye kubera izihe mpamvu reka nizere ko gahunda zimeze neza nizere kandi ko mukomeye mushima Nyagasani natwe nuko turakomeye turashima Imana utameze neza by'umwihariko ku mpamvu z'ubuzima ihangana ariko usenga Nyagasani kugira gahunda zigende neza cyane kuri screen zacu tugiye kuganira na Mama Mignone official mujye mukore subscribe kugira ngo najya baha ibiganiro byiza cyane agira ibiganiro byiza by'imiryango oya nibajyeho nukuri baze kuri Mama Mignone official bazeho bagiye gukora subscribe bagiye bakurikira ibiganiro neza cyane nayo ndangaye hari umubyeyi nandi gutumira muri ukumbwira ko nta mutumye atazaza mu bukwe bwanjye ati ni wanumiye sinzaza mu bukwe bwawe kandi deje arabuzi ko buhari aranabizi gahunda yanabikwibwiriye ati nutantumira sinzaza mu bukwe bwawe urakora iki kugira ngo umutumire namutumiye ubwo nibyo nayo ndangariyemo namaze kumutumira shabana we nimukayebuze tanukuri Amenye umeze utese ndashima Imana urakameye cyane yego ndashima Imana ishimwe cyane rwose yego byiza nanjye ndakomeye ndashima Umwami Yesu Imana ishimwe cyane ndashima Imana rwose ubuzima ni buzima yego cyezeka ari uko niba narutse kwisuzumisha twebwe ngo muri Afrika tujya kwa muganga turwaye ariko abandi bahora bakora bajya muri check up ariko twebwe tujya hari uko twarwaye n'ubuzima ntabwo twakirenganya n'ubuzima ntitwakirenganya uko ni ukuri byirengagiza nanone wadatekereje umugabane turiho abafite ubushobozi bwo gukora ibyo bintu ni bake bamenya hanyuma twaganira ubwashize uri kunenga unagaya bisigaye bibera mu ngo z'abanyarwanda ariko by'umwihariko twita kuri Annette na Gafaranga tuvuga faranga tuvugana amaginga aya ngaya mu bujurire yatanze urukiko rwarutesheje agaciro rwemeza ko agomba gufunga iminsi 30 aha ngaha rero niba rukubera abacamanza ari bake sinzi ngo hari umuntu afunga iminsi 30 harya buri bundi amazemo igihe kingana iki de simbizi nari navuze ko ndi buze kureba igihe yagiriyemo ntabwo nibuka pe ariko umuntu abishatse yabibona ntabwo nibuka rwose neza ariko reka ndebe ndi bubyibuke oya ubigiyeho wabyibuka yego yala Gafaranga rero isa n'umunota ubujurire babutesha agaciro ariko ubundi wa mugani buriya bigenda gute iyi minsi yaramazemo se ikomeza kubarwa iminsi yaramazemo ikomeza kubarwa n'ubundi ikomeza kubarwa nta kibazo n'ubundi ikomeza kubarwa hanyuma bakazagenderaho babara iminsi 30 iminsi 30 rero ngo iyo bayigufunze burya mba rwose aba ari ugusenga Nyagasani kubera yuko biba bigaragara yuko n'ubundi uzagera igihe ukaburana mu mizi yego ukaburana mu mizi ariko afunzwe se buri ukwezi nigujize uyu kwezi nanjye ndumva kurenze ushaka kuba kurenga ndumva kurenga pe afunzwe ariko ninze kubireba nanjye ndi bubibone hari uburyo ki wabireba ugahita ubibona ko ukwezi kurimo cyangwa se kutarimo ariko ndumva ukwezi kurimo sha Imana imurengere nawe buriya nukuri Imana imurengere nukuri ariko Mana yanjye inkuru ya Gafaranga ibibabaje ku rwego rwo hejuru Gafaranga ahubwo amazemo amezi 2 birashoboka rwose amezi 2 birashoboka pe amezi 2 ararangiye amezi 2 arashize Imana imurengere kuko yafunzwe ku itariki 5 z'ukwa 5 7 z'ukwa 5 hafi 6
7 z'ukwa gatanu yafunzwe mu kwa gatanu. Nze ndebera siko ibyo bintu bishoboka we. Nibyo nabibonye. Mana we. Mana imurengere disi. Mana imurengere. Mana imurengere pe. Nabibonye rwose amezi 2 arashize ahubwo ari muri gereza. Yajuriye rero ko yaburana atafunzwe cyangwa se yakurikiranwa adafunzwe, ubujurire bwe buteshwa agaciro. Amiyo cya kintu ku cyawe giti ukuye muri iyo somo wasangiza abandi badukurikiye. Nabibonye ko ari amezi 2 nushaka telefone uyireke. Ibintu by'agafaranga hari isomo ririmo rikomeye. Cyambere cyumanika gati wicaye wajya kukamanura ugahagarara. Cyane kimwe gafaranga amanitse agati se he? Ntago gafaranga ari wakamanitse. Ni Murava. Murava niwe amanitse agati. Ko Murava yagiye kugisha inama One Stop Center. Isange. Kujya kuyigisha inama One Stop Center yagombaga gutanga raporo. Kandi raporo ishyirwa mu bikorwa. Annette Murava bire bintu yakoze nyine byo kugira ngo agaragaze yuko akumbuye umugabo we n'ibiki byose naho yaba yaramuhaye imbabazi. Ntago bikuraho yuko gafaranga yaba yarakoze icyaha. Yego. Icyaha rero icyo gihe biba byinjiye mu mategeko. Hari ahantu nigeze gusoma bari kuvuga ngo nta tegeko ngo nta tegeko ritagira irengayobora. Yego. Hari umuntu nabonye wabyanditse ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngo bababarire Murava. Bamubabarire se ahubwo ukurikije Murava situation arimo. Yamaze kwitekerezaho ku buryo bavutse ikindi kibazo atajya kugisha inama Isange One Stop Center. Wenda none yahamagara mama we. Yakagombye kumuhamagara uyu munsi bakanajyana ku rukiko akagenda mutwaje umwana ho kugira ngo agende amwihekeye. Kumuheka se nabyo ni ikibazo. Ariko Rube Karame. Puriyo wazifuza ko umugore wawe aheka umwana, reka tureke kuvuga yuko uzaba uri mu ntuzo uzaba uri muri gereza. Yego. Reka tuvuge Albert uri mu kazi. Wenda uri nko mu kazi mu nteko ishinga amategeko. Si ibintu byiza. Yego. Umugore wawe akambara ikoboyi agahekeraho umwana wawe kuriye akazakirwa azunguruka hariya ku nteko. Wabyishimira wataha wagira mu rugo kumvura nezerewe. Ahetse nka kuriya Murava yarahetse yambaye n'iriya myenda. Wabyishimira? Ashobora kuba yamenye ko uri mu kazi. Ntago uri mu kibi. Wabyishimira? Ndi kukubaza weho nkawe Albert. Bara n'abastari bura buzima bw'abastari nyene bura ni kuri ababo. Wasa n'uri umustari. Oya. Basi reka manze nkubaze. Yego. Umugore wa mukuru wawe ufite mama. Yego. Ufite na bashiki bawe. Umugore wa mukuru wawe yaheka umwana kuriya akagenda akirwa azunguruka ku kigo cya primaire aho mukuru wawe yigisha ukabishyigikira. Oya. Yambaye kuriya. Reka tuvuga ko mukuru wawe cyangwa murumuna wawe ni umwarimu ku kigo ahantu runaka. Umugore aje kumushaka. Ni amasaha y'akazi akomeje kwigisha. Ntago bari bumurekure. Yego. Ntago directeur ari bumuhuru uruhushya rwo kumurekura. Kandi ufite mama wawe. Yego. Ufite na bashiki bawe. N'umugore we afite bakuru be. Afite barumuna be. Afite na mama we. Agaheka umwana akambara kuriya. Iriya myenda ntituyihindure. Pantaro isa kuriya n'agapira gasa kuriya. Agaheka umwana akaza akaba ari kuzenguruka ku kigo cy'amashuri. Weho wabyishimira? Si weho mbikizaho nabishyize kuri murumuna wawe cyangwa mukuru wawe. Wabyishimira? Basanga abaje yabagiye kumureba nshobora kutabyishimira ariko akabaje kumureba uko basanzwe baserukana yambaye. Guserukana n'umuntu wambaye kuriya ntacyo bitwaye. Ariko nje kugushaka. Albert reka mubwire. Twere kugira no kubica ku ruhande bira bintu byarambabaje.
uburyo Annette yari buriya hari umuntu wanditse muri komantere y'iwanjye mvuga ko kariya kantu kambabaje arandika aravuga ngo ubwo kandi ngo yaramuka muhetse ku nda ngo nibyo ngo mwari kwishimira ngo yaramuka muhetse ku nda ngo cyangwa ngo yamusiga ngo guheka umwana se nabyo ni ikibazo. Guheka umwana si ikibazo, umubyeyi wabyaye araheka akanarera, ahubwo umubyeyi udaheka aba akoze amakosa akomeye. Yego, ariko hari uburyo uhekamo, hari n'uburyo witwaramo. Gutya uri kuzunguruka ku rukiko, none se urukiko ruri kurubwira ngo nimurebe uko mbayeho mundekurira umugabo. Ese urukiko ruri kurubwira ngo nimurebe yuko n'umwana naje muhetse, nimurebe ko n'umwana naje muhetse. Twibuke ko Murava yaje no mu modoka, ntabwo yaje n'amaguru. Gusohoka mu modoka ashyira umwana mu mugongo byari bijya, si yamuterura bisanzwe. Reka n'umwana we twese turabizi ko Gafaranga yabyaranye na Murava. Ni ngombwa se kuza kubitwereka ku rukiko? Ibyo se byashyiraho umucamanza pressure yo kuvuga ngo namufungure? Ibyo se byatuma umucamanza azana amarangamutima ngo disi n'umwana bamuzanye ku rukiko, reka dufungure Gafaranga? Oya se, oya tukajye dukabye. Ubu hari umuntu ugiye kuza yandike ati Murava yarazanye umwana kugira ngo narangiza n'urubanza asuhuze papa we. Ndabyemera rwose 100%. Ariko uyu mwana yagumana wenda na nyirakuru mu modoka, Murava akagenda akegera urukiko bakamwemerera kwinjiramo akicara rwose atuje. Si uyu mwana yari ahetse iyo binjirana mu rukiko akarira akeneye ibere, ko byari gusakuriza n'abacamanza kandi mu rukiko burya nta rusaku rubamo. Gafaranga yari kujya ahindukira akavuga ati mwana wanjye ceceka reka kurira. Ese uyu mwana yarira ati papa mu rukiko, umwana afite uburenganzira bwo gukora icyo yifuza, sibyo? Ati papa agashaka no kwinyishura Murava kugira ngo ajye gusuhuza papa we akumbuye. Gafaranga ahagaze imbere y'abacamanza ari kuburana. Uyu mwana Murava yari kumurekura akagenda atagaguza mu rukiko hagati, akajya gukurura papa amapantaro cyangwa amashati, ko uyu mwana yabikora. Ndiye mu kiganiro nakoze naravuze ngo Murava aba muri hafi nta nama bamugiriye. Iki cyo ntagisubiramo. Murava ntago tuziranye, sinkwanga singucira n'urubanza, ariko inshuti ufite nizikube hafi, zikugire n'inama nyana. Hari ikosa wenda ryabayeho ryo kujya kugisha inama One Stop Center no kujya kugisha inama RIB, icyo kereka tureke kukigarukaho. Ariko hari ibintu ushobora gukora nyuma ahubwo bigashyirishamo wa muntu uvuga ngo uri gusabira uburenganzira. Ibi bintu navuga ngo bigaragaza ko Murava afite agahinda gakabije ko ku rwego rwo hejuru, ku buryo n'umucamanza ubibona ashobora kuvuga ati uyu mugore ari traumatize ku rwego rwo hejuru, aramutse umugabo wasubiye mu rugo byarangira. Kahita avuga ati nimurebe mumugumishije, turebe ko uyu mugore yagira ba cancer ahura nabo. Uyu Murava akeneye counseling kurenza uguheka umwana akamuzana ku rukiko. Murava akeneye abantu bamubi ruhande. Murava akeneye umuntu umwakira uyu mwana bari kujya ku rukiko, bakaba bari kumwe, bakagenda namutwaje n'umwana. Umwana yaza kurira Murava yicaye mu rukiko, akakomeza akicara, uwa mwana bakajya kumuzengagiza hanze no kumuhereza yawurute. Ibi bintu ariko abantu babyumve neza. Ni ukuri Albert, njye ntabwo nakwifuza ko umudamu wawe, sinakwifuza ko na murumuna wanjye yakora biriya bintu. Abaye ari umwana nabyaye agakora biriya bintu, namubwira nti warengereye, wantesheje n'agaciro. Wantesheje agaciro, wagaragaje ko ntari mama wawe, wagaragaje ko ntari nyirakuru w'umwana, wakagombye kumunsigira. Abaye ari uwo tuvukana, namubwira nti wampemukiye kuko uyu mwana wanyeretse ko ntari nyina wabo, nakagombye kuba namusigaranye, cyangwa ukambwira kuri bumujyane nkaza nguherekeje uyu mwana nkajya mukwakira hari ngombwa. Ariko ntago wagombaga guheka umwana mu mugongo ngo umuzungurukane ku rukiko. Ababyeyi tugira uko twitwara n'ukuri. Ikindi gikurikiyeho, buriya hari uburyo kiwaza wambaye nk'ababyeyi, buri muntu wese yanakubona akavuga ati disi madamu Gafaranga, uzi ko yiyakiriye, afite n'ukuntu ibintu ari sawa. Ariko hariya yagaragaje agahinda gakabije.
aracyagafite. Ibuka ikiganiro yakoze akajya agikuraho akongera akagisubiza, akagikuraho akongera akagisubiza, avuga ngo nta kibazo ufitanye n'agafaranga. Kiriya kiganiro nacyo cyagaragaje agahinda gakabije. Ikindi kiriya kiganiro cyagaragaje yuko Murava ari umwere, ahubwo ko abafashe agafaranga ari bo banyamakosa. Bisobanura ngo abaye nk'aho yashirishije muri ibo ku muntu wabibonye uwo ari we wese. Ni ukuri ntabwo turi gukomeretsa Murava, nta nubwo turi kumushinyagurira, ariko aba muri hafi vrema, mwihangane mumugire inama, mumufate, mumukomeze. Njye nawe nziranye nawe nagenda nkapfukama nkarambarara imbere nkavuga ni Murava mbabarira, ureke kwiyereka mu itangazamakuru kuriya, ureke no kugaruka mu itangazamakuru kuriya, kubera yuko ibi bintu biratuma bigaragara yuko ubanye n'agahinda gakabije koko. Hari ibimenyetso bundi bigaragaza umuntu ko afite depression atavuze, ariko ibikorwa cyangwa uko ugaragara. Buriya depression igaragara ku rwego runini. Cyangwa sinzi ukuntu ndi bubikubwire. Buriya hari ikintu ushobora gukora, njyewe ubwanjye nkabibona ko wahungabanye, ntagombye no kukubaza, ntagombye kugusaba n'impapuro. Kuzana impapuro se twese abaganga se abantu si bene wacu, si abavandimwe cyane. Impapuro se abazandika si abantu cyane. Umuntu yandika ibintu bitewe n'ibyo kandi n'uwo wagezeho. Ariko ibikorwa ukoze bikagaragaza ko ufite agahinda gakabije. Ariko hari ikindi kintu umuntu yibaza, impapuro wazizanye wemeza ko urwaye, yego, cyangwa utameze neza, kandi ubizi neza ko icyo bashaka nyine ari igihamya cy'uko bafungiye umuntu utari inzirakarengane, urazizana, urukiko rurazakira, ubundi gushaka inzima urumva byafashe ikizambere. Reka nkwereke, sibyo? Reka nkwereke Arbe, uyu munsi kuba Arbe nawe unesheje umutwe. Sha byarambabaje. Byarakubabaje. Yangane. Unne wasanga. Hari n'umuntu ugiye kwandika muri commentaire gako mwagiye mureba ibyanyu. Ubwo ibyanyu byo nishasha, naga ari shasha nshuti yanjye. Ariko nyine nk'umuntu ubunzanye muri iki kiganiro, biriseriye ngiye narababaye. Ariko umva narakuvuze, nago nakuvuze nako nari ndi muri rwinshi maze igihe kiri ntakora. Sha nabonye aka video ntinze, mbona aka video kamuyango sha ariko deja mu kirori ari kubyina, mbona zamuye akaguru ni kariso hanze, ye bebe ndakubura. Urambura ngo dukore ikiganiro, urambura ngo tubivuge. Ndavuga ati sha rero gushaka ubuzima nawe unamenya ari danje. Uri umubyeyi wasize umwana mu rugo, usira n'umugabo mu rugo, ugiye mu kabari, umuntu wakora biriya bintu tanyoye numwe kwijana, kubita akaguru n'icyo wambara imbere bakakibona, we uraza gutaha saa 8, urwo rugo ruba ruhagaze neza. Oya, uyu mugabo nyine adateze indege ngo yigira muri Amerika yabanabyisha. Hari ikiganiro nabonye numva bari kuvuga ngo ibi bintu ngo nikimenyi wabipanze ngo kugira ngo yangisha muyango abantu. Kimenyi yigeze amubwira ngo najya guceza kuriya. Kimenyi yigeze amuga ngo niyambare kuriya, yigeze amuga ngo manika akagura imbere y'abantu. Nawe warabibona akavideo warakabonye? Shamira akabonye. Wakabonye utese wowe? Nyine wakora ikizi. Hari amakuru ariko numvishije ngo abantu bari hari Igisenyi ngo ntago bari mu maboko yabo. Ukuntu banganaga se bura bafunguka vamo. Oya abari bahedinze timu hari ngire ngo. Ariko kuko ngo urubyiruko rwose umenye rwari rwerekeye. Umva ngo niwo munsi Igisenyi hacururwa ikintu cyitwa Prudence, ngo ni meeting ituma abantu badasama ngo kubwinshi kurusha ikindi gihe cyabaye. None se ubundi hari habaye Terbe? Nanjye ngiye kukubaza ngo ubukurikira amakuru. Hari habaye. Ntago mbizi ngera ndi muri byinshi. Nanjye rero ntago njyewe natashye ngeze mu rugo. Umwana umwe arahita mbaza tese ati Gisenyi habaye. Ntibyagenze bitese abantu bose ngo ko berekeje Gisenyi habaye iki twebwe ko tutagiyeyo. Tugeze bundi ngiye sanzwe ngigisenyi. Abateguye ibirori Gisenyi se babafunze. Ntago mbizi ariko nabyumva Nyirahira. Ngo ntibari mu maboko yabo. Maye. Haciye iminsi.
ariko sinabikurikiye, ntabwo nakurikiye ikiganiro cyose ngo ngisoze. Ariko nyine niyo mpamvu ibintu birakaze. Ngo ni urubyiruko, ariko nyine n'uwo washatse nyine aracyari urubyiruko, kandi arashaka kuguma mu rubyiruko. Kuba yarabyaye, kubura umugabo we ntabwo bimukura muri cya gikundi hari arimo. Ariyo mpamvu mbabwira ngo niba washatse ujye umenye ko hari icyiciro wahinduye. Gushaka amafaranga ni ngombwa, ariko tuyashake tuzi ko twahinduye na stati. Kuko iyi stati ufite hari ibyo ikwemerera n'ibyo itakwemerera. Cyangwa karakudo nagarake bishoboka ko atarake wenda ari baredetinze se, ariko aba yarake naba nagize ikibazo. Waragize ikihe kibazo Rube? Umubyeyi byaye ufite umugabo akabyina kuriya. Nyine ukumva nyine ni ikibazo nyine. Gusa urumva nta kibazo kibirimo weho. Ntabwo se nakumva nta kibazo kirimo. Nyine nibyo nari ntangiye kukubwira ngo iyo wahinduye statu wayihinduye. Ubu ntabwo wajya kwaka ideni madame atagusinyiye. Reka ubu ntabwo bishoboka. Nta deni banki yaguha atagusinyiye, ntabwo bishoboka. Ubu ni kamera nyigurishije ntabimubwiye yabindegera. Byakurega. Kandi wayiguzamo utari kumwe. Byakurega. Yandega akaba atari gusarura urugo. Yasahuye umutungo w'urugo. Sibyo? Ubu hari ibyo utakora cyane, ariko nabyo ngombwa buriya kugira ngo tubeho turi mu buzima buri mu mucyo, cyangwa se niyo mpamvu abantu bigize ibihimbugende cyangwa se isi yabaye mbi. Umuntu asigaye akora ibintu atitaye ku bandi bantu, kuko witaye ku bandi bantu ntabwo wakambura ubusa ngo ujye kubyina imbere y'abantu. Imbere utekereje ngo mfite umuryango, mfite umugore. Sibyo nahoze nkubwira se ngo uyu mwana nawe ejo bundi bazaba bari kumwereka aka video ka nyina ka mama we. Ati disi hano yari ari kubyina Igisenyi. Ati kandi burya wari ufite n'imyaka 5. Se buriya negere Igisenyi kara ka video se. Umenya ari ak'Igisenyi. Hari kandi nabonye mana we. Ku muntu wari wambaye niba ari ntuza. Harya babyita string y'umutuku. String se byo ni biki? Ni ijipo se? Wasanga ari ntuza, wasanga ari ingofero. String nayo nzingenze amajipo. Nzi nijipo, ishati y'abakobwa. Sabana hari akadisha video nabonye bambaye string. Hari umuntu ngo string ni ikariso. String y'umutuku. Ni kasa gashumi kamwe. Ampaye nkaje Musinga yagarutse mu Rwanda ra. Sha Musinga nagaruke. Aya Musinga nagaruke. Yibutsa abantu kizi. Kirazira. Yewe nubwo wavuze ubudebi. Hari umuntu ejo twari turi kumwe arangije arambwira ati mabamenyo uzigisha ukomeza wigisha, ati cyakora hari 5 bazakumva muri miliyoni. Ibaza nkaba Musinga yagarutse abakurambere bacu bakabonera urubyiruko ubwo ngo ibintu twigira. Bahita bavuga bati rusu Rwanda twari tuzi. Ariko iterambere ryo turirimo, ariko twabana naryo dute kugira ngo tudakora ibyo bidega byose. Twemere ko iterambere rizana n'ibyiza n'ibibi. Nitumara kumenya ko iterambere rizana n'ibyiza n'ibibi. Ibibi tuzamenya uko tubikwepa. Hanyuma tugendane n'ibyiza. Aricyo nigeze kukubwira, hari igihe nigeze kubikubwira ndavuga ngo uburyo bwo gushaka amafaranga buzatuma abantu bakora ibitari ngombwa. Ntukabyarame imva isi ni danje bura netse ubukene buri mu rubyiruko tume tujya kubyina twitanyaguza gutyo cyangwa tujya kubyina twambaye string. Buriya neti nibijagusha ushobora kurangara ugasanga yiyahuye kubera agahinda gakabije. Imana ibiturinde. Imana ibiturinde kubera ko ashobora no gukuramo pressure. Dakira. Imana ibiturinde n'ukuri. Pe amenyo karame kadusoreza tureke kuvuga menshi.
urakoze cyane, Imana y'amahoro iguha umugisha Rube. murakoze. Ariko umuntu washaka nimero ya ntago yabura uko ayibona, ashobora kuyinyaka nayimuha. Yego, nimero yanjye ni 0788 268 83222. Murakoze cyane. Ngiye no kwereka umuntu wabibonye yuko wanteye icyuma cyagisebe ko cyakize. Hariho inkovu, iyi nkovu iracyagaragaza ko wanteye icyuma. Reka tuvuga ko n'inkovu yasibanganye, ariko wigeze kunyereka ko watewe icyuma. Yego. Ni gute se uyu muntu waguteye icyuma ntakomeza kumazana ku bundi wakimuteye kubera izihe mpamvu? Kunyereka ko wakize ntago bikuraho ko wigeze kurwara. Yego. Ega hari ikiganiro nigeze gukora kindi ndavuga ngo amateka y'umuntu hari amateka udahindura. Hari amateka udahindura Rube. Ubu ntago wahindura amateka avuga ko nicaye kuri kamera yawe. Uko byamera kose. Uko byamera kose na nyuma y'imyaka 100. Naho mama Mignone baba bari kumutuka kajana. Naho mama Mignone yabakoze ibyaha 100. Ntago bikuraho yuko nicaye kuri kamera yawe. Uyu munsi kuri iyi tariki ndahicaye. Yego. Ndahicaye. Ibintu uzigera ubihindura mu buzima bwawe n'umunsi warimo. Kuko na amateka byabaye. Yego. Rero kuba Murava yaragize agahinda gakabije, akagisha One Stop Center inama, akagisha RIB inama, ntibikuraho ko ako gahinda yakagize. Kabone naho uyu munsi kaba karakize. Rero kuba uyu munsi karakize, icyaka muteye kigihari, baramanza bamenye impamvu iki kintu cyamuteye agahinda cyabayeho cyangwa cyakozwe. Yego. Ari nayo mpamvu Gafaranga kumurekura, impapuro wazanye nago zatuma bamurekura. Ntago mvuga ngo Gafaranga nakomeza afungwe. Gafaranga nafungurwe rwose, tumukeneye turi benshi. Gafaranga bure hari amagambo y'ubwenge yagiraga. Hari amagambo y'ubwenge yagiraga, yakora ikiganiro kigakundwa kikanakurikirwa 100%. Abantu twese turamukeneye. Nta n'umuntu twakwifuriza kwaba muri gereza. Ahubwo ikosa ryabayeho. Kuki inama batazigishije abandi mbere yo kuzigisha One Stop Center? Wenda basanga abandi byari byaranze. Hari abandi se bagiye bagishwa inama? Birashoboka cyane nabyo. Rero hari ikindi kintu ngewe njya mbwira abantu. Kuki ubaho utigira? Utigira. Niba abandi bantu byari byaranze ku buryo ugera ku rwego rw'agahinda gakabije, kwa mama wawe bikanga, kwa pasiteri wawe bikanga, doko abantu bose ukabagisha inama bikanga. Kuki ugera ku rwego rwo kujya kugisha inama One Stop Center, wafashe inzira ugacaho ukabugiyeho gato, ukazagaruka waratuje mu mutima, ukazagaruka wumva umeze neza. Kuki wagaruka, kuki utagenda cyangwa ukabwira mama mbaye nje kuryama nduhuke nduhura ubwonko. Ariko nujya kugisha One Stop Center inama, uzaba wageze mu rwego. Yego. Kandi urwego rukora akazi rushinzwe. Nicyo rubereyeho cyane. Rero wijya gukinisha inzego. Ngo wumve ko icyo wagiye kubabwira uyu munsi ejo uzaza ukagihinduza. Kandi wagiye yubabaye. Wagiye ubabaye s'il vous plaît. Niba ucya mu gitondo wigenda ubabwira ngo noneho ndi guseka, none uri kubakinisha, icyakubabaje turamanza tugikureho. Yego. One Stop Center nayo ikubanza ikabagira inama. Ikabagira inama se gute? Ikabagira inama gute? Kugira inama Gafaranga ati dore twebwe turafunga, ariko siyo ntego yacu bundi. None se utekeza ko se yaragiye kugisha inama se yuko afite agahinda gakabije? None se nta bakansera bariho banishyurwa batari urwego? Ntibahari. Kugeza ategereye abo ngabo, ruriya ni urwego s'il vous plaît. Nunjyana kwa mudugudu uzaba wangejeje ku rwego. Yego. Ibyo nuko nguko bimeze, nta kibihindura. Ni mudugudu ntago ari mubyara wanjye, naho yaba ari mubyara wanjye, ariko wagiye ujya kwa mudugudu. Niba ari mubyara wanjye, kuba mudugudu ari mubyara wanjye, ukaba ushaka kumugisha inama nka mubyara wanjye, muhamagare ze twicare muri salo twese twicaranye. Yego. Mubwira uti ko nagushakaga mu rugo ko tudaheruka gusangira ka cyayi. Azahagusange, mwicare muganire, akugira inama. Hanyuma hamagare na wa muntu waguteje ikibazo, mu biganirira aho ngaho muri salo. Ariko n'umusanga ku biro by'umudugudu, wagiye kureba mudugudu, ntago wagiye kureba mubyara wawe. Yego.
tujye tubyemera. Niba njyewe umugabo wanjye ari ribu nkagenda ngiye kuri ribu, ibyo bintu ibibazo twagiranye ntabimubwiriye muri sari wacu, ntabimubwiriye mu cyumba iwacu, nkagenda ngiye kuri ribu, ningera kuri ribu kuba umugabo wanjye ari umuribu, nshobora no kwakirwa n'undi muribu mugenzi we cyane. Cyane rwose, cyane rwose. Tujye twemera ako kantu. wowe icyo utakunze, icyo utanishimiye ni uburyo yagaragaye ku rukiko azembazembye umwana mwabura. Shamana, biriya bintu byarambabaje, sirivupure, byarambabaje. Wa muntu we wumva ko Murava agomba guheka umwana we, ndabyemera 100%. Twese twarabyaye turanaheka n'abana turabatembereza, ariko hari uburyo ki umubyeyi aheka, hari n'uburyo ki utazungurutse umwana ahantu hose. Umwana ni uw'agaciro Rube cyane. Umwana ni uwo kubahwa. Wicara umenye ko imyaka yawe irimo igenda. Uyu mwana arimo arabyiruka. Yego. Uyu mwana ni uw'agafaranga. Nyuma y'imyaka 20, nyuma y'imyaka 19, ari kwinjira mu myaka 20, ubwo azaba ari kurangiza ikindi kaminuza, segonderi cya kaminuza niyiga neza. Azaba ari muri kaminuza. Hari umuntu uzagarura kariya gafoto akazana kariya kavideo akamuhereza ati sha wabibonye ukuntu habaga umeze mu mugongo wa mama wawe ku rukiko. Kantu uri kumva uyu mwana atazabagarurira igikomere. Kandi uri kuvuga ngo uzakamuzanira ninde? Ashobora no kuzaba ari umwana bigana, ashobora no kuba na se arega. Ikindi ashobora kuba na papa we, sibyo? Ashobora no kuba ari sheri we, ari umukobwa ari gutereta. Ari gutereta uyu mukobwa, aramwemeje amukizeho, barangiza bati umuntu ku ruhande akavuga ati ariko uzi ko burya agafaranga yigeze gufungwa kubera ko mama nyoko bukwe yari afite disa agahinda gakabije. Undi ati kubera iki? Ati byari byayenze gute? Ati mama we yari afite agahinda gakabije. Agahita ati do akagafato se saka nyoko bukwe. Undi ati yarahetse ndetse ati yarahetse uriya sheri wawe. Yarangiza wa musheri agahita gafata. Kagenda kamaze ati si nibaho mama wawe yarahetse gutya. Shiti yanjye mujye mumenya yuko ibintu dukorera abana bizatugaruka. Yego. Albert, ntabwo nzi niba ibi bintu mubiha agaciro nk'ako mbere. Njye nabiha byarambabaje. Mbivuge nongeye mbisubiremo, guheka umwana kwa Murava amuzungurukana ku rukiko n'ipantaro y'ikoboyi byarambabaje. Birongera biranakubabaza. Byarambabaje. Muri komanteri nibashake bantuke kuri iki kuko bazi gutukana. Ngiye kubigira ibyanjye bimbabaza. Shani bikubabaza Rube, ntuzabyifuriza uwawe. Ntuzabyifuriza umuntu wawe Rube. Nyamara twamwumva ko hindake gakabije. Juste nyine nicyo kigaragaza ko afite agahinda gakabije. Ni nayo mpamvu nyine abacamanza batarekura agafaranga kuko umugore aracyagaragaza agahinda gakabije. Agahinda gakabije kagukoresha ibyo utagombaga gukora. Ukoresha ibyo utagombaga gukora. Agafaranga aragiye kumaramo amezi 2, byagutunga wenda bamukatiye imyaka runaka. Sha Murava yaba mbabaje cyane nanone. Kuko agahinda afite nago kazakira. Gusa Imana imworohereze. Murava arababaje. Arababaje. Nubwo mvuga nyine ko ibyo yakoze byambabaje, ariko ikiriho cyo nuko arababaye nyine. Arababaye nicyo cyabimukoresheje. Ariko biriya ntago ari byo. Ngewe ngaya inshuti kurenza uko nagaye Murava. Murava ari mu gahinda gakabije gashobora gutuma akora ibyo atakagombye gukora. Inshuti rero ntacyo zimumariye, zakagombye kumubuza gukora bene ibyo bintu. Zakagombye kumuherekeza. Ubu nta muntu waje muri iriya modoka amuherekeje ngo amubwire ati havereka guheka umwana. Munsigira hano mu modoka narira ndamuhaye aruta. Munsigira hano mu modoka narira turamuha amata, turamuha biswi, turamuha icyo twamutwariye. Nta muntu wamuherekeje buriya. Habaye hari umuntu wamuherekeje ntamwakira uriya mwana yarahemutse. Yarahemutse cyane. Inshuti ze nizo ngaya kurenza uko nagaye Murava. Ibintu byabaye danje. Abagabo ngo muri no minsi bari kurengana. Bari gupfurwa gashinyagura.
byihorere abagabo bararengana nubwo hari abagore bindushye nabo barahari benshi cyane ahubwo reka nkubwire impande zombi zirababaye ariko ngo abagabo cyane cyane baruhijwe n'itegeko ngo itegeko rihari ryumva umugore bibangutse kurusha uko ryumva umugabo ngo burya n'abagabo benshi niribumva kabata ariko se buranda hinguka ndi umuntu w'umugabo ndi kuvuga ko umugore wanjye yaranjwibura uyu munsi hari umugabo nzi umugore aramukubita kabisa reka da nta mikino abizanamo aho uyu mugabo ntavuga abagabo bararushye kuri iyo ngingo iyo wagize ibyago ugashaka umugore umeze gutyo akunyweraho icupa agataha rwose anaguhondagura ukabura aho uvugira kuko umugore ufite umugabo ufite umugore nk'uyu nguyu aba acecetse aba yitonze noneho ibitekerezo bye bijya kure ricara akavuga ati ndaregera kwa mabukwe kabona najya kuregera kwa nyirabukwe arabasuzuguritse atese ndajya kubibwira iwacu ndabwira mama wambyaye ko umugore nkubita amereye nabi ati baranyita ikigwari ati ubuse ndajya kuri polisi ati barajya abandi bavuga bati umugabo w'ubwanwa arakubitwa uyu mugabo agapfira muri Nyagasani waye kumva umugabo ngo yaraturongeye yaragiye aragendeye umugore agahita nawe aza kuri kamera ati umugabo yantanye abana 5 agatangira kurira nyine hagahita haduka n'abamuha amafaranga yo kumuhoza simvuze ko abagore bose baza kurira ko abagabo babataye ari icyo kibazo wenda ko barwanaga cyangwa bakubitaga abagabo babo ariko hari abagabo bari gutingwa kubera amakosa y'abagore cyangwa kubera uburyo kibabayeho mu rugo umugabo ntarya inzara irenda kumwica umugabo ntahabwa amata ni ikibazo uyu mugabo rero akabana n'agahinda gakabije hariho abagabo hari ukuntu Imana yabaremye ngo mujye mwihagararaho ukihagararaho ntugire uwo ubwira wakumva udusazi twagufashe cyane reka tubyite agahinda gakabije kagufashe cyane ugafata akabage gatoya ugakubitamo ipantaro 2 n'agasengeri n'akabogisa n'udushati 2 ugakubita mu mugongo ukagenda nk'ugiye guhaha icyo gisubizo kirarambye niyo gifashe bakazakumva ugeze kure icyo gisubizo ariko iyo gifashe yo kugifata kiba kirambye ni igisubizo kirambye ariko si cyiza none wabigira ute kubuza uko agiragwa neza uza abana bawe wataye agahinda kabo ntugakira uzi uyu mugore wakunze ukanamukwa agahinda kabyo ntugakira kandi uko wahetse ako gakapu kigendera ntago mwigeze mwicara ngo mubiganireho umwana ntazi ikikujyanye azakwita umuhemu erega n'uyu mugore utumye ugenda ntago mwicaye ngo muganire akubwire icyo agushinja akubwira inshingano tuzuza ahubwo weho wifatiye icyemezo niyo mpamvu iyo ndi kuvuga ingo inshuro nyinshi ndavuga ngo nimuganire kuruta ibindi byose cyane yego ariko nanjye inza ahantu abantu bagize batandukanye ariko nabo batandukanye nk'abasirimu urumva umugabo yafashe umugore we asambana uza kumufata aravuga ati nta muntu nzabibwira nta nzabwira icyo nkujije mu buryo buri public bagenda basaba gatanya bose baravuga ati twese tubyemeranyijwe ko dushaka gatanya barayiba abantu barabo nta muntu amenye ikintu bapfuye ni batandukanye gutyo nk'imfura wese agenda uke n'undi oya biranoroshye ubu ngubu kubera ko niyo mugiye gutandukana mwabyumvikanyeho muragenda mukajya kwa notera akabibasoreza rwose cyane atari ngombwa kwitaranga reka nkubwire ari ngombwa ngo twapfuye ubundi nigeze kubwira abantu ngo abambaranye ubusa ntago bambikana ubusa uyu muntu mwakundanye mugahinduka sheri ishusho ntabwo ari ngombwa kuza kumutaranga yego kuko niyo uje kumutaranga ntabwo uzi utubwira igihe mwari ishusho uko byari bimeze uzi uvuga ibibi nta na rimwe uravuga ibyiza ese kubera iki tutajya tubona abantu baza kutubwira ibyiza ingo zibanye neza mwatubabariye mukajya muza no kuri kamera gutanga ubuhamya bwiza ariko disi kwa Gerard nigeze kubibona mu minsi yashize hari famiye yaje kuvuga ibyiza by'urugo rwabo
ariko tubona barira ntabwo tujya tubona baseka inshuro nyinshi. ariko se rwo nubwo badaharira barahari. Albert, uyu munsi abantu bari kuvuga ngo ingo ni mbi, ngo nta mpamvu yo gushaka, hari abakoresha ngo nta gikwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Reka nkubwize ukuri, ingo nziza zirahari kandi urugo ni rwiza. Urugo ni rwiza. Yego. Ingo nziza zirahari. Basore mwere kugira ubwoba bwo gushaka, bakobwa mwere kugira ubwoba bwo gushaka, ahubwo jya gushaka ufite intego. N'uwo mushakanye mumanze muganira intego, naho muri kuva naho muri kwerekeza, mureke kuza gutwika ngo nashatse umusitari, nashatse umuntu ukomeye, nashatse umuntu uzwi, nashatse umuntu ufite amafaranga. Ibyo se bimaze iki? Ibyo ngibyo ntabwo byakugeza mu zabukuru nshuti yanjye. Ibyo birarangira. Urwo ni rwa rukundo rw'ikinyoma nigeze kuvuga. Rukundo rw'ikinyoma. Abataruzi bazajya bajya kuri Mama Mignone Official, nzababwira ikiruranga icyo ari cyo. Biranga urukundo rw'ikinyoma. Yego. Wambwise nkumva. Urukundo rw'ikinyoma ni ukugushaka kuko uri Albert nyine umaze kumenyekana. Yego. Ese umuntu uzwi, reba abantu bose bagukurikira. Bakurikira. Umaze kugira abantu 100,000 si byuzuye. Babakurikiye Baraka ntago ari ngi. Ko nzapfe kagumaho. Baraka uzapfe gumeho. Ntago ari ngi babakurikiye. Ariko ni yawe sha. Bakurikiye ibyo nshyira kuri Baraka. Ni yawe uri CEO wayo. Nuko gahunda ziba zimeze. Ariko rero umuntu uzaza akurikiye iyi company yitwa Baraka azaba afite ibibazo. Uzakurikira Albert ntuzakurikire Baraka. Nibyo byiza. Nibyo byiza cyane. Aho ubundi rwose ingo zo zahamuye abantu bavuga ko nta nziza zihari. Oya, urugo rwiza, ingo nziza zirahari. Zirahari kandi nyinshi. Nyinshi. Ahubwo hari umuco wadutse wo kumva ko ibibi ari byo dushyira imbere. Uzareba umuntu ushobora kumugirira neza ukamugirira neza imyaka 30 atari yahingutse iyo umunsi umwe ugatuma umuhinduka abanza igica. Bya bindi wamukoreye mu myaka 30 nta na kimwe yigeze avuga amahungu, nta na kimwe yavuga, atarigeze avuga ati Mama Mignone yarangaburiye, atarigera avuga ati Mama Mignone yampaye 5, atarigera avuga ati Mama Mignone yampaye ikanzu. Ibyo bintu ntazigera bivuga cyangwa ngo agire umuntu numwe abibwira, ariko umunsi umwe byagira ibintu byose. Ibyo bintu kandi akabibamo akabifiringa umwaka umwe, imyaka 5, imyaka 10. Ariko umunsi umwe wamunyuzeho ukanamukandagira utamubonye, wamukandagira wenda ugahuza nuko yari afite igisebe ukaba urongeye ugikandagiyemo. Mana we ati Mama Mignone umugome kuri wanteye igisebe kikaba cyarahindutse umufunzo. Ati nari narahezitaye ariko yarakandagiye none igisebe cyanjye cyabaye umufunzo. Akajya yirwa bibwira abantu gutyo. Yakanze wamuhaye ntazayivuge. Cyagihera agiye kubura ukamuha 5 ntabivuge. Ntazigera avuga ati ariko nubwo yankandagiye yigeze kumpaho 5. Ibyo 5 ntabwo yakwigira bivuga. Ntabyo yavuga. Azavuga uburyo ki wamukandagiye. Ntujye no kumuvuza. Nicyo cyonyine azavuga. Icyo cyonyine yivugira. Ni ikibazo gikomeye. Yego. Ariko abantu babirebera hafi kavuga bati rero rugo rwatangiye kugira ibibazo ngo rukibana burya. Kandi mpamvu bavuze ati ibintu Gafaranga yavugaga ati byubaka abantu, nkavuga ati by'ubwenge, ati ngiye numvaga ibintu avuga numvagamo ibikomere. Erega ushobora kumva ibikomere ariko ukagira ngo ni ibikomere yakuye no mu rugo rukuru, kubera ko turabyibuka ko Gafaranga yari afite urundi rugo. Yego. Ariko nubwo yari afite urundi rugo, oya reka nkwereke, warumbashije urugo rwatangiranye n'ibibazo nyine. Gute? Hese ubukwe bwe warabutashye? Ntabwo ndi umunyamuryango wabo, sinde inshuti na murava cyane Gafaranga ariko utanshingiye kuki. Mbabandi bose se barabutashye? Abahe bana ubwo abagiye za nshuti zabo zose. Sinumvisha nayo musi ngo yagumishijwe hanze. Reka da. Iyo nkuru narayumvishije. Ko numva byabiteye. Wagombaga ukwe musinga nawe ngo yagumye hanze. Siko byagenze harya. Mbese Shamana asubira mu biganiro uzabibona. Biza kurangira se bwe musinzwe nande? Nundi muntu niba baramufatiye hose imbizi. Kubera ko urumva nyine kwinjira mu byari ikibazo.
ubu bukwe rero bwahishahishwe kwinjira ari ikibazo, ari ikigeragezo. kubwinjiramo nabyo ari ikindi kibazo. N'urukundo ngo rwabayeho hari ukuntu ruhishahishwe. Kandi tuvugisha ukuri Albert, nta myaka yari ishize Gafaranga aje kwerekana umugore we n'abana. Ariko reka nkubwiye Mama Mignone, urukundo ari urwateguwe, sibyo? Tugiye tubwizanya ukuri. Urukundo rwateguwe mu busitaraneti yari afite, ntabwo ari gukora amahitamo yo gusanga umugabo ufite abana 4. Ndi kubivuga nkanjye Albert. Mu rukundo rwateguwe ntabwo Aneti yari gukora amahitamo yo gusanga umugabo ufite abana 4. Uko ni ukuri. Njye ndi kuvuga nkanjye atagira umuntu uza kuntera amabuye, sibyo? Yego. Njye mu rukundo naruteguye bitangwiririye, sinasanga umugore nubwo yamubyaye na rimwe. Njye sinamusanga, ndi kuvuga nka Albert. Ceka ari ibintu bingwiririye, ariko ari ibintu nateguye sinabitegura ngana. Reka rero nkubwire, ntuza Aneti, ntabwo nyine ntabwo tubacira urubanza, buriya ngo hari n'icyo bita destin. Yego. Destiny mu Cyongereza. Destin buriya ngo nta muntu ujya uyicika. Igeno. Ibyo bintu urabyemera? Ntabwo mbyemera. Imana yabura yaduhaye ubwenge, iduha n'amahitamo. Amahitamo yacu ntabwo Imana igiye yivangamo. Nta muntu Imana yageneye ibintu bibi. Hari igihe biba kubera amahitamo mabi twakoze, sibyo? Ukagera mu rugo, Imana yaguhaye umugisha wo kubaka urugo, ariko nturwitwaremo neza, ugakora divorce. Mara gukora divorce ngo niko Imana yabipanze? Ntabwo Imana yapanze ko ingo zisenyuka. Ntabwo Imana yapanze ko Mama Mignone apanga kwica Albert. Mama Mignone natekereza ko agiye gucisha Albert, ni amahitamo mabi akoze. Nintekereza ko ngiye kwica Mama Mignone, none se Albert ko mfite ikintu kizanyica, icyo kintu nikinyica kizaba gikoze icyaha? Icyo kintu nikikwica niba ari umuntu uzanyica, anyisha yabakoze icyaha. Ubundi ngiye nyine hari ukuntu duhita tubyibazaho. Oya, nta muntu uzakwica uhari. Umuntu uzakwica agutemye akoza amahitamo mabi. Hanyuma we Mama Mignone urapfuye. Rero bavuze ngo igihe cyo gupfa cyari kigeze. Hari abantu bapfa benshi igihe cyabo cyo gupfa kitageze. Kuko Satani nawe mu mugambi we agambira nyine kudukora ibyo bintu bibi, kandi biraba. Ntabwo ibintu byose biba mu mugambi w'Imana. Njye niko mbyemera, ntabwo nari kimwe, ntabwo nabyemera kimwe n'abantu. Yego. Kuko Bibiliya yo iranditse ubwayo. Amahitamo uzagira yawe yo yagushyize imbere kibi n'ikiza. Aho uzahitamo niho uzerekeza, kuko yabanje guha ubwenge. Maze kuguha ubwenge, nuhitamo kwica Albert, njye nzaba ngendanyije ibyanjye, ariko uburoko buzakurya. Uko ni ukuri. Imana mu gukizwa kwa Albert nta nyungu ibifitemo. Yego. No kuba ntakijwe nta gihombo bifitemo. Ariko mu gukizwa ni inyungu zanjye, kuko ninkizwa nkareka ubusambanyi, nkareka inzoga, nkareka itabi, n'ubundi ibyo byangiza ubuzima bwanjye, si ubw'Imana. Ni ubuzima bwawe, si ubw'Imana. Ninkizwa ni inyungu zanjye, ariko Imana nayo ikabyungukiramo, kuko izavuga ngo nibura harimo abantu bagize ute banyubaha. Sibyo? Yego. Kuko bibaye amahitamo, ujya ureba iriya kwa Nowa. Nowa Imana yabanje yinginga abantu. Yego. Irabinginga 1 2 3. Abantu banga kumva. Burya mu mitima yabo harimo ko bagomba kumva cyangwa bakanga kubyumva. Yego. Bo bakoze amahitamo. Amahitamo bakoze rero ni mabi. Birangira nyine byabaye bibaye. Ariko Imana ntabwo yari bahitiyemo buriya buzima. Yego. Bwaje mu mahitamo yabo. Nimba usambana n'urwara sida, umubiri wawe ni uzawenjoyinga, ntago ari uw'Imana nshuti yanjye. Ntago ari uw'Imana. Ni wowe n'umubiri wawe. Ngiye niko mbyumva. Rero tuvuze ngo ibintu byose ni ku Mana, ariko usanze uruhinja ruvutse umunsi umwe wiyemeze kuroga urukanzu rubavu, tuvuge ngo urwo ruhinja rupfuye ngo kubw'umugambi w'Imana, rupfuye kubw'umugambi Satani agukoresheje. Ega nayo ngo igira imbaraga. Satani agira imbaraga. Satani agira imbaraga zikomeye cyane. Ariko ngo ntago nyine agira hakaneshwa. Arega mu kuneshwa, ariko icyo akoze nyine aba yagikoze. Uko nukuri, uko nukuri. Cyakoze aba yagikoze. Abantu benshi kubera iyo myumvire baje bakanatubwira, ubundi yo hanagumaho imico nyarwanda ntaze ya Bibiliya.
buri wese ayisobanura. nigeze kuba ngo ngiye gukora ikiganiro cya za kirazira ariko buriya reka nkubwize ukuri kera umuntu yari mwiza. umuntu yari mwiza, umuntu wanyura n'aha ngaha akaguha amazi yo kunywa atagombye kumanza kubyibazaho impamvu umusabye amazi. ubu urambwira uti wampaye amazi yo kunywa, banze mbitekerezeho, sabira kuko akeneye amazi, ntayakeneye kandi urayansabye, nta kindi ashaka, ni amazi gusa mugenza se. aho niho byapfiriye. Mwese wagize ngo amategeko yagiye kuza twirwa tujya mu mirenge atari ukubera ubuhemu. Mbere abantu barakundanaga bakibanira bagasazanya, ariko ubu leta ikavuga ati aba bantu basigaye batugora cyane. Nibyo mpora mbabwira, ubundi isezerano ni iby'abantu babiri. Isezerano ni iry'abantu babiri. Isezerano reka mbivuge, isezerano riba igihe ngewe nawe twemeranyije ko tugomba kubana. Yego, iyo ni ryo sezerano. Ubundi iryo ni ryo sezerano. Umukobwa, umusore akabwira umuhungu, uremera kuzaba papa w'abana banjye? Ndabikwemereye. Iryo ni ryo sezerano. Hanyuma rero Ruberi ibyo wakoze cyagiye mu murenge, wari uri gutanga abagabo ngo gitifu rero ndabyemeye ko uyu muntu abaye umugore wanjye, nibiramuka bihindutse uzambera umuhamya uzubirangize. Ariko ni bwa buhemu, ubundi gitifu utari data wacu, utarinde, nta muntu agiye kumubwira ko mpamye ibyo bintu. ngo ndabihamije ngo namwe rero nimubirebe ngo muri inyuma yanjye ngo muze ngo munabisinyire ko mwemereye ko ambera umugore. Undi ngo nanjye ndabisinyiye ngo nemeye ko ambera umugabo. Doko ibi bintu ni ibihamya n'abahamya, ni ibihamya n'ibimenyetso. Uragira ngo nyine abantu babimenye. Iyo mugeze mu rusengero byo barana kubwira bati mutwikurura umwerekana abantu hatazagira undi muntu uza kubimubwira. Kubera izihe mpamvu? Nuko bazi ko mu buhemu ushobora guhindukira ukerekana undi utari wowe werekanye imbere. Ushobora guhindukira wa wundi werekanye akavuga ati reka ntago ari Ruberi wanyerekanye. Kubera iki? Ubuhemu bw'abantu. Ariko waramutse icya kintu umwemeranyijwe wa munsi, uramutse ugize gutyo ukagishinga hagati ukakibungabunga, ukavuga uti uyu muntu namwemereye umubano wanjye nawe. Ibindi wajya wihera abantu ibyo kurya n'ibyo kunywa fe. Yego.